1, 2, all together, strong forever, 2 minds on duty. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'urukundo yitwa Impeta y'umutima. Muri Nyakanga, imvura idasanzwe yarabwaga mu mujyi wa Kigali. Ku muhanda werekeza kuri Kaminuza y'u Rwanda, hari umukobwa wicaye ku ntebe zitegereza imodoka, afite agatabo mu ntoki, yambaye umwenda w'ubururu butuje, amaso yujuje ubwenge n'amatsiko. Yigaga ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru. Uwo wari umunsi wari ugiye kumuhindura ubuzima. Ubwo imodoka yamuzanaga yahagararaga, haje umusore usa n'utashye uvuye ku ishuri, afite igikapu mu mugongo, yambaye umupira wa jeans n'inkweto zisize y'ivumbi. Umunyeshuri wigaga ibijyanye n'ubugeni ariko ufite impano idasanzwe yo gutahura ibihe. Sandrine yarahagurutse yinjira mu modoka, Morgan nawe yinjira inyuma ye, bicanye batabishaka. Imvura yatangiye kugwa cyane, ariko imbere mu modoka hari ubushyuhe buturuka ku mvugo n'amajwi mato barimo gusangizanya. Usoma iki? Ayo ni amagambo Morgan yabajije Sandrine areba agatabo yari afite. Sandrine nawe amusubiza atuje ati, ni igitabo cyitwa My Family, ndagikunda cyane kuko kigisha uburyo babana n'umuryango. Aho niho byose byatangiriye. Wari umunsi udasanzwe, umunsi wuzuyemo imbeho. Buri wese aho yari ahagaze yumvaga afite imbeho, ariko nanone akumva ikindi kintu mu mutima we, kuko yarahuye n'umuntu udasanzwe. Buri wese yumvaga ahuye n'umuntu atarazi. Imodoka ikigera aho bombi bagomba gusohokera, Sandrine yahageze yihuta, ariko ataragenda Mugisha yamuhamagaye atuje ati, ndagukundira gusoma ibyo bitabo nubwo nta bantu benshi tubisangiye. Sandrine yarahindukiye aramwenyura ati, niba ari byo uzanyandikira kuri Instagram, niba kandi utayifite uzagaruka hano kuwa gatatu saa 9 za mu gitondo. Yaragiye amusiga mu gihunga, ariko ku mutima hameze nk'aho hagiye kuvamo ikintu cy'agaciro. Morgan yari asanga asabana vuba, ariko uwo munsi hari ikintu kuri Sandrine kitari gisanzwe. Ijwi rye rituje, uburyo areba umuntu n'ubwenge bwinshi nyuma y'iyo mpumuro. Yari umukobwa warebaga neza, wasekaga neza, wari muremure, wari uteye neza, bimwe buri wese bayifuza. Morgan yasigaye amutekerezaho cyane, no gutera intambwe ngo atahe biramucanga. Ahagarara umwanya munini, ahagarara ari kwibaza kuri Sandrine wari ugiye, umukobwa wari bahuye bwa mbere. Morgan yagariye ubwenge, ahita ataha yirukanka. Yageze iwe, afungura telefone, ashyiramo izina Sandrine muri search ya Instagram. Ku bw'amahirwe ahita amubona, abonye ifoto imwe gusa ku rukuta rwe ari mu ishyamba ari gusoma. Morgan yamwandikiye ubutumwa bugira buti, nizeye ko nzabona igisubizo mbere yo kuwa gatatu. Uyu ni Morgan, wa musore mwicanye mu modoka. Ndifuza kukumenya neza, ariko ndihutira kukubaza niba ubishaka cyangwa utabishaka. Kwihangana ni isomo ry'urukundo. Nyuma y'iminota 20, Sandrine nawe yaramusubije ati, niba ushaka kumenya umuntu ubanza ugasoma hagati y'imirongo. Ubutumwa bwawe burandyoheye pe, tuzavugana. Mu minsi yakurikiyeho bagiye bahura kenshi, ariko akenshi bahuriraga muri library. Buri gihe bahuraga hatangiraga ikiganiro, ariko ntigipfe. Bagiye basangira udukoresho, gusoma ibitabo, kujya gusura ibitaro by'abana, ndetse rimwe na rimwe bagafata ifunguro rya nimugoroba muri restaurant. Uko iminsi yicumaga, niko Morgan yagendaga yumva hari ikintu kirimo kirakura mu mutima, hatari amagambo, atari n'amafoto, ahubwo ari uko yumvaga iyo Sandrine yabaga adahari, yumvaga atameze neza. Yumvaga yahorana nawe, akumva bahora baganira, bahora bisekera. Umunsi umwe, ubwo yari bicaye mu busitani, Morgan yaramubajije ati, wigeze ukunda umuntu utazi ko umukunze? Sandrine yaramurebye, igitabo yari arimo arasoma aragifunga buhoro buhoro. Ati, yego, ariko sinigeze mbibwira uwo muntu. Ntabwo nari nizeye niba byari urukundo cyangwa ari ubusabane bwarimo amatsiko. Morgan yatinze kuvuga, ariko nyuma y'akanya gato aravuga. Ati, njye sinshaka gusigara nibaza, ndashaka kumenya uko wiyumva iyo turi kumwe. Sandrine yahise ahinduka, amureba mu maso, ijwi rye rituje ariko rifite uburemere. Ati, iyo turi kumwe numva nzi ahantu hizewe, nta gitinyiro, nta mpamvu yo kwiyoberanya. Rero wabona ko ibyo bidahagije? Morgan ntiyasubije, ahubwo yamufashe ikiganza, ubundi baraceceka, ariko imitima yabo yavuze byinshi. Uko bagendaga bajyana ubusabane bwimbitse,
Sandrine yatangiye kugaragaza uruhande rwe rutari rusanzwe. Hari igihe yacikaga intege agatuza, rimwe na rimwe akabura ku makoraniro bagombaga kujyamo. Morgan yaratunguwe, aramuhamagara kenshi ntiyamusubiza. Nyuma y'icyumweru Sandrine yaramwandikiye ubutumwa burebure. Ubutumwa yanditse agira ati, hari byinshi wenda utazi ku buzima bwanjye. Nabuze ababyeyi nkiri muto, nakuriye mu kigo cy'imfubyi. Ubuzima bwanjye bwari urusobe rw'ubwigunge. Buri muntu ugera hafi y'umutima wanjye mfite ubwoba ko ejo ashobora kugenda. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ntajya nk'uko ibyo ntegerejweho. Ntabwo ari uko ntakwizera, ni uko ntizeye ko ntazakubura. Morgan nawe yaramusubije ati, ushobora kuba warakuze utagira abawe, ariko sinifuza ko ejo wumva uri wenyine. Nta kintu kizadutandukanya keretse niba wowe uzaba ubishaka. Ndi hano ku bwawe. Sandrine yaramuhamagaye uwo mwanya, bararira bombi. Ntibari kumwe, ariko imitima yabo yari yahuye ku rwego rwimbitse kurusha mbere. Bararize, bamaze isaha yose bari kurira kuri telefone. Nta n'umwe uvuga, ahubwo buri wese yabaga ari kurira. Buri wese yabuze icyo avuga, gusa bakomeza kurira cyane. Mbega agahinda, mbega inkuru iryoshye. Hashize amezi 2 Sandrine na Morgan bagenda bamenyana, barushaho kwegerana. Ubuzima bwabo bwarimo ibyishimo n'amasengesho y'icyizere. Bari bamaze gusangira byinshi kurusha inshuti zisanzwe, ariko mu mutima wa Morgan hari ikintu cyamukomangaga. Ntiyari azi neza niba Sandrine amukunda by'ukuri cyangwa niba amubonamo igisobanuro cy'umutekano gusa. Umunsi umwe ku mugoroba bari bicaye ku gasongero k'inyubako bareba izuba rirenze. Morgan yaramubajije ati, Sandrine, ese waramutse ubwiwe amahitamo abiri hagati y'urukundo rutuma ubabara rimwe na rimwe n'umutekano utuma wumva utuje ariko udafite amarangamutima menshi, wahitamo iki? Sandrine yaramurebye, ijisho rimwe ryaracanye irindi rireba kure. Morgan, njye nahisemo urukundo kuva ku munsi nahagararanye nawe muri ya modoka, ariko nari mfite ubwoba bwo kubikubwira kuko sinari nizeye niba ari we Imana yanshyiriye mu nzira, ariko buri munsi tumaranye dushobora kubyumva. Yerekeye aho kuvuga, yongera aramureba, aramwitegereza, ubundi amufata ibiganza byombi ati, ndagukunda. Si amagambo gusa, ndagukunda kuko wampinduye uwo nshaka kuba we. Uri inkoni yanjye igihe nageraga mu mwijima. Morgan ntacyo yavuze, yaramwegereye, ubundi aramuhobera cyane, ariko bitari bya bindi by'urukundo rushyuha gusa, ahubwo byari urukundo rwita, rwumva, rwinjira mu mubabaro, rugatura mu mutuzo. Nta kintu cyongeye kuvuga muri uwo mugoroba, ariko imitima yabo yari imaze gusezerana ibirenze amasezerano. Iminsi yakurikiyeho Sandrine yahawe scholarship yo kujya kwiga mu Bubiligi mu ishuri rikomeye ry'itangazamakuru. Ubutumwa yamwandikiye bwo kwishimira ibyo yagize n'ubwasize igikomere ku mutima wa Morgan. Yaramwandikiye ati, ndagiye mu ntambwe nshya y'ubuzima bwanjye, ariko sinzi niba iyi ntambwe nawe iri bwagushimisha. Morgan yaramusubije asa nk'uwihangana ati, ntacyo uzajya ubura aho uzajya, ariko sinakwifuriza kujya ahantu hatari umutima wawe. Ndishimiye ko watsinze, ariko ndababaye kuko igice kimwe cyanjye kigiye kugenda. Baremeye ko bazajya bagerageza, ariko nk'uko bikunze kugenda, igihe intera n'imihindagurikire y'ubuzima byatangiye gucamo icyuho urukundo rwabo. Video call zaragabanutse, ubutumwa buratinda, nta magambo meza asanzwe bavuganaga agenda ahindukamo. Hashize amezi 8 Sandrine adaheruka mu Rwanda. Morgan yari yaratangiye gukora akazi k'ubugeni, yatsindaga amarushanwa buri munsi, akanagira izina mu rwego rw'ibikorwa by'ubugeni bya Kigali. Yari akomeje kwandika ubutumwa atohereza, inkuru agenera Sandrine, ariko akazipfukirana kuko atarazi aho ahagaze mu mutima we. Gusa ku itariki ya 3 Nyakanga, umunsi nyirizina w'igihe bahuriyeho bwa mbere, Sandrine yaje mu Rwanda atamubwiye. Yagiye yicara aho bahuriye bwa mbere ku ntebe zitegereza imodoka, yicanye agatabo kanditseho My Family, amurebera aho yari ahagaze ari kure. Morgan yaramubonye, amaso ye ahita yuzura amarira. Sandrine yarahagurutse, arirukanka cyane, amuhobera ijwi rye rihinda ati, sinashoboye kuba ahantu hari byose ariko hatari wowe. Morgan yamufashe mu biganza, aramubwira ati, nayo sinigize ngenda, nari mpagaze hano ntegereje igihe umutima wawe uzongera gutaha. Bahagaze aho ngaho imodoka zahagararaga, barahoberana umwanya munini, ariko amarira atemba ku maso yabo kugeza n'aho imodoka zaje zikavuza amahoni, ariko ntihagire ubasha kurekura undi, ahubwo imodoka zo zikaba izo zigendera zikabakatira. Bahagaze amasaha 3 bahoberana, bari kurira,
nta n'umwe ubasha kugira icyo avuga, gusa buri umwe mu mutima we hari icyo yifuzaga. Morgan mu mutima we yifuzaga ko yahita abana Sandrine. Sandrine nawe yifuzaga ko yabana Morgan. Mu bukwe bwabo bwabereye ku Gisozi, Morgan yakoze impeta akoresheje ibikoresho by'ubugeni. Impeta ikozwe mu muringa ifite igishushanyo cy'urutoki rwa Sandrine yigeze kumufatisha ubwo yamuhumurizaga. Yamwambitse iyo mpeta avuga ati, si iyi mpeta ikugira uwanjye, ahubwo nuko wampaye umutima wawe igihe nagukeneye. Niyo mpeta y'ukuri, iyi ni ishusho gusa. Sandrine yaramwenyuye, ijwi rituje aramubwira ati, nubwo isi yanjye yigeze kuba igizwe n'ubwigunge, uyu munsi mfite ijuru ryose imbere yanjye, kandi wowe uri inyenyeri yanjye igomba kumurikira. Yo, mbega inkuru nziza, ndakeka nawe waryohewe. Uyu nawe umusozo w'inkuru yacu, reka ngusabe duhurire muri comment, kandi niba nawe wakunze iyi nkuru kora subscribe. Njye wumvaga ya Jojo 12, naho ubutaha Imana ibarinde. One, two, all together, strong forever, two minds on duty.